Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Uyu munsi muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku kintu bita amaribori. Ese wowe amaribori uyazi ute? Hari ikibazo rero umukunzi wacu yatubajije, aratubwira ati ese kuko umugore ufite amaribori nk'uko bivugwa mu muco nyarwanda biranga ubwiza, ni ikimenyetso cy'ubwiza. Tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro turebe koko ese umugore ufite amaribori cyangwa umukobwa ufite amaribori ni ubwiza, aba ari mwiza. Reka tubisobanukirwe, turasobanukirwa amaribori icyo ari cyo muri iki kiganiro, turebe mu buryo bw'umuco ndetse no mu buryo bwa siyanse, turebere hamwe iki kiganiro. Uraza kugisoza uzi ubusobanuro bw'amaribori, niba unayafite umenye icyo bisobanuye, umenye icyo ugomba no gukora mu gihe ubonye atari ngombwa ko wakakwiye kuba uyafite. Njyewe tugiye kubana ndi Nathaniel Fiabora, nkusabye gukora subscribe niba ari ubwa mbere tubanye mu kiganiro nk'iki kuri iyi channel yacu ndetse yanyu Nathaniel Fiabora. Ibuka rero no gukora like kugira ngo tubone ko video wayikunze, uranatwandikira igitekerezo cyawe muri comment kigaragaza ko wakurikiye, kandi tugende twungurana ibitekerezo. Niba ufite amaribori tubwire uko ujya wumva umeze, cyangwa se niba utanayafite ukaba hari uburyo ubona ko abayafite ari ubwiza cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Twandikire utubwire wowe uko amaribori uyazi n'icyo uyatekerezaho. Ibuka gusharinga video, hanyuma unakore subscribe kuri wowe twabanye uri mushya, kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho buri munsi. Ikaze. Ubundi mu muco nyarwanda amaribori afatwa ate? Reka tubihereho tubivuga. Ubundi mu muco nyarwanda kuva kera umugore cyangwa umukobwa wariboraga cyangwa se wagiraga amaribori yayagiraga ku kibuno, ku matako, mu ntege ndetse no ku maboko ariko hagana mu kwaha. Aya maribori rero akaba yarafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwiza mu muco nyarwanda, bitewe n'uko icyo gihe kera ntabwo abanyarwanda bari basobanukirwa siyanse ngo bamenye ibijyanye n'impinduka z'uruhu ngo babashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Bityo rero ibintu cyangwa se ibimenyetso byose byagaragaga ku ruhu rw'umuntu babihaga ubusobanuro budashingiye kuri siyanse. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yariboraga ari umugore cyangwa umukobwa, babonaga ari umuntu w'umugore cyangwa se ufite uburanga bwihariye. Hari n'abavugaga ko umugore ufite amaribori yabaga ari umugore ufite igihagararo, umugore ufite ubwiza. Ibyo rero babishingiraga ku myumvire y'uko amaribori agaragara ku bantu bafite uruhu rworohereye. Kenshi baravugaga bati umugore ufite ikimero cyoroshye cyane agomba kuba afite amaribori, umugore ufite uburyo agaragara neza ni umugore ufite amaribori. Ibyo rero nk'uko twari tubikubwiye byashingirwaga ku muco, ntabwo byashingirwaga kuri siyanse ngo ube wamenya ngo uyu muntu afite ikihe kibazo. Ariko muri siyanse isobanura ko ubundi amaribori ari utumenyetso tugaragara ku ruhu. Utwo tumenyetso tukaba tugaragara nk'imitsi ariko irimo mo imbere, tugakunda kuza ahantu umuntu afite uruhu runini cyangwa se ahantu umuntu abyibushye cyane. Akenshi tuza ku matako, tukaza ku maboko, ku bizigira by'amaboko cyangwa se mu ntege, kuko haba hari inyama ifatika nini. Rero utu tumenyetso muri siyanse ivuga ko ari kuba tugaragara nyine ahantu hagize habyibushye biturutse ku mihindagurikire y'imisemburo. Imisemburo ishobora guhindagurika, hanyuma hagahita habaho kuba uruhu rushobora guhinduka rukihindura bitewe n'imisemburo yahindaguritse. Ikindi kandi umuntu ashobora kugira amaribori ku mabere
cyangwa se ku matako, ku kibuno, biturutse ku kuba imisemburo yahindaguritse nyine, hanyuma muri kwa guhinduka kw'imisemburo ugasanga nyine umuntu agize amaribori. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari abavuga ko amaribori ashobora no kwizana biturutse ku mwimerere w'uruhu. Siyanse hari aho ivuga ko n'amaribori ashobora kwizana biturutse ku miterere y'uruhu, ariho nyine uruhu ubwarwo ruba rufite uburyo ruteye, nk'uko hari ikiganiro twigeze kuvuga kivuga ku bijyanye n'uruhu, bavuga ko hari amoko y'uruhu atandukanye. Rero hari uruhu rugaragaraho amaribori bitewe n'ubwo bwoko bw'uruhu. Ikindi kandi amaribori ashobora kuza bitewe n'imirire umuntu aba afite cyangwa se agira indyo. Ikindi kandi amaribori ashobora no kuzanwa n'imirasire y'izuba. Amaribori ashobora kuzanwa n'ibibazo bya hormone cyangwa se ibibazo by'imisemburo nyine ihindagurika, cyangwa se akazanwa n'imiti itandukanye umuntu abanywa, cyangwa se akaba aterwa n'indwara z'uruhu. Urumva ko siyanse yo ivuga ko amaribori ntabwo iyavuga nk'ikimenyetso cy'ubwiza, ariko yo ivuga ikintu kiba cyabayeho. Ariko nubwo bimeze gutyo, niba ufite amaribori, hari abanayagira akakurya, ukumva hakabaho ubwo wumva wishimagura kubera amaribori. Ariko ntabwo kiba ari ikibazo kiremereye cyane, ngo usange wenda cyagutera kuba wahangayika ngo uvuge ngo ko ndwaye amaribori ngo birambangamira bigize gute. Hari uburyo rero ushobora no kuba wakoresha n'imiti, hari uburyo wakoresha imiti itandukanye, ukayikoresha rwose bikagenda neza cyane. Nayo mpamvu ndibuze kuza kukubwira, niba ubona bikubangamira ndakubwira n'umuti ushobora gukoresha ukisiga ahantu ufite amaribori, ukaba watangira kuba wagenda ugubwa neza, cyangwa se ahantu amaribori ari hagenda hongera hagasa neza bitewe n'imihindagurikire rero y'imisemburo. Uruhu rushobora guhinduka rukazana turiya tumenyetso. Niyo mpamvu hari ibyo ushobora kuba wakora kugira ngo usange usa neza. Hari amavuta y'umwimerere ushobora kwisiga, ashobora kuba bikaba byagufasha niba ufite ikibazo cy'amaribori ukaba ubona ko bikubangamiye. Ibyo bintu rero byari ibya kera, abantu babifataga ko ari ubwiza cyangwa se ari ikimenyetso cy'ubwiza mu gihe cya kera. Ariko ubu ngubu amaribori ntabwo agaragara nk'ikimenyetso cy'ubwiza, kuko abantu bamaze kumenya ko siyanse, bamaze kumenya ubusobanuro bwa siyanse icyo ibivuga. Tubonye yuko amaribori ashobora kuza bitewe n'imihindagurikire y'misemburo. Tubonye ko amaribori ashobora kuza bitewe n'indwara y'uruhu cyangwa se umwimerere w'uruhu umuntu afite. Tubonye ko amaribori ashobora kuza bitewe n'ibyo bita melanine iba yabaye nyinshi mu mubiri w'umuntu, hanyuma bikarangira uruhu rugiye rugaragaraho turiya tumenyetso. Rero niba ufite amaribori ushobora kuba ubibona nk'ikimenyetso cy'ubwiza, kuko nyine biba bisa mu buryo butandukanye ku ruhu, bikagaragarira amaso ko nyine biterwa n'ukureba. Ariko ubaye utabyifuza, ngiye kukubwira umuti ushobora kuba wakoresha, kuko amaribori ntateye isoni. Icyo ni icya mbere. Niba unayafite kandi ukaba wumva nta n'icyo agutwaye, uzabyihorere kuko ntateye isoni. Ikindi kandi, niba uyafite akaba unyuzamo akumva anakurya nk'uko twabivuze, harimo abo arya bakishimagura bitewe n'uburyo bari kwiyumva. Ikintu usabwe gukora, ujye ufata igitunguru
ufata igitunguru gitukura, nurangiza ugihuze n'umushongi w'igikakarubamba, hanyuma numara kubihuza ushyiremo ubuki bukeya, nurangiza gushyiramo ubuki bukeya ufate uwo mushongi wawo uvanze neza uwusige aho urwaye cyangwa se ahari amaribori, hanyuma ubikore igihe cyose uri kwisiga amavuta usige na hahandi ufite amaribori. Ibyo bizagenda bigaruka neza gake gake, kandi ujye unyuzamo rimwe na rimwe unywa amazi arimo indimu, bizajya bigufasha cyane. Nkwifurije rero kugubwa neza we wabanye nanjye muri iki kiganiro, kubera ko warebye ikiganiro ukaba ucyumvise cyose, ushobora gusanga wari ufite amaribori ukaba wabibonaga nk'ubwiza, ariko nkubwiye nuko siyanse ibivugaho. Utibwira ko icyo kimenyetso cy'amaribori ari ubwiza buri aho ngaho nyine urusha abandi, ahubwo ugomba no kumenya ko siyanse ivuga ko hari uburyo ushobora kuba ufite imisemburo myinshi ya melanine ituma uruhu ruhindura amabara, cyangwa se ukaba ufite uburwayi bw'uruhu, cyangwa se ukaba ufite ibibazo by'imisemburo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntibigutere ubwoba kuko ntabwo biteye isoni, ni ibintu bisanzwe nk'uko n'undi muntu byamubaho. Hanyuma niba nawe wamaze kumva ko hari icyo ugomba gukora ku gihe uyafite, ukaba wifuza ko yanagabanuka ku ruhu rwawe kuko aho ari hagaragara cyane bikagutera wenda ipfunwe, rero gerageza uzakoresha uyu muti nkubwiye, uzagufasha cyane. Kandi niba wakunze ikiganiro gisangize n'abandi kugira ngo babashe kumenya ubusobanuro icyo bivuze ku muntu ufite amaribori. Ukore like, hanyuma utwandikire n'icyo gitekerezo cyawe, nyine tuba tugikeneye. Ngaho ukomeze kugubwa neza, naho mu biganiro by'ubutaha.